nyamara iyi sama ishobora kuba iri buze gusiga abasitari nyarwanda bose bahaye abagore. Dore ibi bijya gutangira mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu, Murindahabi René yagize gutya aporopoza umukobwa wa AI amwambika impeta, maze n'ubukwe bwe burataha. Biravugwa ku mbuga nkoranyambaga koko karahava. Ubwo icya Murindahabi René cyo cyari kivuyeho. Kabiri, twumva inkuru ko Titi Brown ndetse na Nyambo batandukanye, nabyo biravugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga. Gusa byahise bikurikirwa n'uko Nyambo twahise tubona bamuterera ivi. Nta n'iminsi itatu ishize Nyambo bamutereye ivi, yahise akora ubukwe nawe ajya mu mubare w'abiyisama ihaye abagabo. Ni ugusimburana, Irene AI imuhaye umugore, Nyambo nawe abonye umugabo. Ubu noneho dukurikijeho Regis. Burya koko Imana igukerereje iragutegera. Nawe wari uzi ko Regis igihe kizagera nawe akabona umukobwa umukunda nyuma yo guterwa indobo n'abakobwa batandukanye hano muri showbiz nyarwanda. Ubundi ibi bijya gutangira, Regis yafashije Miki aramuzamura, aramuporomotinga, amwereka abantu kuri platform ze, maze abantu bakunda Miki. Regis abona ko ibyo bidahagije, ahubwo akwiye gufata Miki akamugira umugore, maze bakajya babasha gukina na sinema, cyane ko n'ubundi banahuzaga urebye karagiteri umwe yakinaga n'iyo undi yakinaga. Gusa burya ngo iyo umuntu yamaze kugera kuri social media, ushatse ni wamwizera kuko aba afite abantu benshi bari kumukirigita. Nibwo agaporomota yaje kwihurira na Miki, maze agaporomota abona ko Miki ashobora kumuviramo umugore w'inzozi ze. Icyo gihe nibwo agaporomota yahise atangira kwinjirira Miki, biza no kurangira atega papa Regis. Biravugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, ariko biza kurangira n'ubundi agaporomota wishakiraga umugore ahise akora ubukwe na Miki, maze ibya Regis ndetse na Miki bihita birangirira aho ngaho. Regis aravuga ati uko byagenda kose ntago Rasta ajya abera aho ngaho, reka nze nishumbushe Queen. Ibya Queen na Regis nabyo byarahitinze, birahitinga ku mbuga nkoranyambaga birashyuha, ariko biza kugeraho birangira Queen atandukanye na Regis. Mu rukerera rwo ku cyumweru nibwo Regis yagize gutya akarekura bombe ku banyarwanda, ubwo yashyiraga hanze video ari guporopoza umukunzi we. Wabonaga ko muri iyi video Regis yari yishimye, ari romantike, ariko uvuga ati abakobwa b'i Kigali aho bamereye noneho ndabacitse. Niko guhaguruka n'umutima mwiza, afunga umunwa. Bavugaga bose bavuga bati Regis yatewe indobo kenshi, maze yambika umukobwa impeta. Umukobwa nawe arabyemera, kaba karabaye. Ubu Regis nawe ubukwe bw'ejo bundi turabutegereje. Benshi ku mbuga nkoranyambaga bati nyamara Nyambo ndetse na Kasha Makokero bashobora kuba bakomeje guhwitura ibyamamare bya hano muri showbiz nyarwanda. Ubu se noneho tuvuge ko arinde utahiwera? Ibaze tugiye kubona tukabona Papa Sava aporopoje umukobwa amwambitse impeta nk'uko Toka World yabikoze. Tekereza ukuntu byaba ari ibyishimo bikomeye tugiye kubona tukabona Rocky atereye umukobwa ivi amwambitse impeta, tugategereza ubukwe bwa Rocky nk'uko tugiye gutegereza ubwa Regis. Ibaze Philipita, Rugangura Axel, Rigani Rugaju bose bari kuduteguza ubukwe, barakoze amaporopozo, dutegereje gutaha ubukwe bw'ibyo byamamare. Nsoza iki kiganiro, ese mwebwe mubona muri ibi byamamare biri muri showbiz nyarwanda arinde watinze, arinde utahiwe, cyangwa se arinde wakora ubukwe bikabashimisha kuruta abandi? Wakoze cyane kubana natwe. Niba ugejeje kuri uyu munota ukiri kureba iki kiganiro, making sure ko wakoze subscribe, like, share, comment, byose ni ingenzi cyane kugira ngo ukomeze gufasha iyi video kugera ku bantu benshi.